gusa agacupa ni keza none mwebwe mutamuze rero mwarahombye mutamuze mwarahombye gusa gatuma umuntu aruka mu mutwe nta kindi kibazo agira uko njye numva ariyo yagutera stress ushatse wayikabanya rwose kandi gashira muri cyane sawa nta kibazo ubwo uraza kuma yijyana Magafi. Ndabona wa mujuti wawe muraho neza. Kimwani neza. Urakomeye kubuza. Kabisa. Reka mwanya mwiki wegera mu reka ngende chake twambaye. Nyine ubuze kungereza ka message ubuze kwanda kaneri byabintu twavugana. Ndakuzi. Kimwani neza. Chafishka. Cyamuri miss meze neza. Byaye dore ko baramba nicaye mu rugo. Amafavuro ari marayaga bimeze neza. Ari makuru se. Meze neza. Twaragira umuranya ngaho. Bana bona kwanga yuko nabari guhiga mani. Ngo muri bande guhiga amafaranga. Nabiyumva yuko amafaranga atuma ubushuti buko. Telefone yanjye bo. Nango uje mu message no kuri WhatsApp ngo yatubenda Dave meze gute. Siko nanjye meze kuze. Kuze komeze neza cyane. Ari terebye. Uje n'ikisi. Navuga ntizashaka kanyere mpamvu mise uzuye munsi. Inshuti yanjye nkunda. Tuganire. Kizo ni bizagezeho. Yambwiye. Kimwanyi rero muri misi fite kopine tukundana cyane. Atayateza nkana abasaza none. Cyane kabisa. Kibazo no kutajya mu inzoga. Nayo ibyo ngahunda aho rutangiye kuza ndabona nta kibazo. Inzoga? Ariko naje jazima niba utangiye kujya muri ibyo bintu. Nzayimana yageze turi ko. Uri urambagiza ku rugendo mo gakeya. Wijisha. Ya umutipa takunyuza wijisha. Cyo cyane simone cyane kimeze neza. Kopine kiza cyane. Kibariya baturajya ruguru no mu baye. Cyane kamugushoti. Ndarasinziriye. Ibyo bindi by'abajama se cyangwa oya ibintu biriseri kuko ndashaka ko bose bamushyira no mu uraza kumva nagiye nshaka ikoti nambare tu ibyo uvuga ni seri ariko rero kuri kigende mu rugendo kaze gutereta nawe urabizi ntabwo urabigiramo neza mu byinjiremo ariko ubu nijye ubizi narinje ahubwo nabo kagenda icyo kintu cya mbere cyo kinzaye kihutirwa njya gutereta bisanzwe wenda usimburanya udukweto usimburanya kugira ngo batakunyuzamo ijisho nze mu passe kuri twa dukweto tumwe tudushoko ugira nakagapana nakagashati none zasimbukiro sinze utuntu twa fete bazaba bakoze mu rugo ndasangiza ijisho umwana ese ibyo vuga ndabyo kamaze mubaza kimwanya nyenda shimye ko nayo gutiza ariko nabundi umuntu gusanga imyenda n'abandi bantu utiza imyenda n'ikibazo ikindi cya kabiri utiza imyenda ugiye gutereta ugiye kwemera ku muntu utari bya umukobwa wambwije kuri homero ko hari gukunda ko ngukomeza umva kimwanya buri ikintu ta eranjuma sibyo hari n'ukuntu ujya ahantu mu rwego rutarurwa ariko ukavuga ati bakunyuzamo ijisho kuri kano ka eranjuma wowe ihangane mbabarira ndwanaho nuko ndwanaho nikorere diro yanjye nizanira umwana mu mago kandi nanjye uzamubona vuba kabanza mubwiza ukuri ndakumva kimwanya wanjye ntabwo natumwa kugufasha ariko burangiye ngira defa twasangira agacupa tugasangira ibice tugasangira kimwe cyose umwenda wanjye ndawubaha mwana nanjye nje gushyikiraho nka kimwanya wanjye cyane ubaye ikintu cy'umwenda wanjye kuko bose ngutize umukobwa ugenda umutereta umwemera none ejo ntazamura se ipantaro waje kundambagiza mu wambaye iri he ibyo ni diro yanjye ntari wowe kora akazi kawe ni diro yanjye karibu ntabwo wagenze karibu usa neza wagiho uraho neza amakuru meza neza ashi ayimbaza kwaye kiza nuko nyine umugezi cyangwa nyine buhoro
no kunuma n'ukeye yewe no kurebera inyuma uzi ibibazo mfite mbere wingogasa abagore baraha rwose umeze uteze cyandaho pe none ndabona ari sawa nanjye ndaho nta kibazo shani neza mvuga ngo umeze neza uzi ibibazo mfite mu mutima wanjye ko bigiye kunturitsa ko bitagaragara inyuma shani imana nyine igenda irinda umuntu ariko afite ibibazo bya mama wanjye yego umuheruka kumusura mubwire uko byari bimeze noneho byarushijeho noneho birakurahiruka byose uretse kamafi umaze kubarire sha wa muntu ubu akagana kose byoroshye pe rero ko ari akantu nakuzanira umusozi nawe umeze nabi n'izuba n'iki ndagerageza nta kandi kazi kandi nanjye mba nibereye aha nabakoze akaji keza cyane kararyoshye kanyaka niwe tuzuza rwose nuzuze nzanye inyota nyinshi aha uniyongere rwose rekera nakoze cyane nta wundi murimo wundi ngira aha yitayeho nanjye nta kintu mpamvu kanakonje n'izuba njeho ryari ryinshi kagotomere rwose ngerewe n'ibintu mbwira nkumva ntabwo ndi kubyemera ukuntu usa neza n'ibibazo uri kuvuga ufite ntabwo bihura wa mukobwa we wacecetse uzi ibibazo biri muri rugo nanze guca ku rugo ngira ngo nze mbikubwire wumva ukuntu byangendekeye wa mukobwa wawe rwose ntabwo urabizi kandi nanjye ibanga ndaribika mvuga ujyaje uheruka kumusura na mama hari burya tubwira ibya wa mwana byarakujeho byarushijeho nyirakuru mama wanjye kugira ngo agira igihe aza kudusura ageze mu rugo noneho nyine umukobwa yigira mwiza mbese aba intama akajya ataha kare saa kuri ibyo akaba ageze mu rugo ubwo nyine nyirakuru baraganira bigeze aho ngaho mama yamaze iminsi 2 mu rugo ntibirangiye ntatashye noneho aba imbabura akajya ashinga ku ijosi ariko si buri ko tutaganiriye neza cyagiye nihutaga ubundi atanga asanga yo buri hafi ni saa 6 saa 6 z'ijoro na saa 8 aragezayo kubagoye wa mubyeyi abantu yatse yihohera intimba y'umubyeyi n'uyimenya ariko nizere ko nta bantu babizi ari njye ubizi njyewe ndakwinginze nanze guca kuko nawe umukobwa wawe ntabwo ibyo ari ibintu byo kujya kuvuga hanze nyine nawe ndakwinginze nyine nanjye nihutaga kugira ngo nze mbikubwire ngende njye mu rugo ubwo ngubwo nyine ndakwinginze wakabyara ibi bintu nkubwiye ubibike mu mutima ubuza amabanga y'abantu mbitse ndakwinginze sinshobora rwose urabizi uri inshuti yanjye ya kera ndatarusha ngenda hakiri kare kuko ntabwo ninda hano ninaze guca ku rugo nagira ngo nze nkubwire utwo tubazo kandi igihe umuntu akubwira ibintu byawe akaruhuka no ku mutima ariko nyine reka ngende karugaje nkamare ngende ariko disi ukomere nakunda gusa abana bavuga ko reka ngende burije rero ntabwo ndi buguherekeze hari abashyitsi bari bagiye kuza kunsura n'ubu bari kumpamagara bambwira ko bageze hafi Mama Karisa yo katukugwemo Mama yanjye nari ngukumbuye. Mama Karisa yo ameze mfite kwabaye byiza urabyibushye sinagomba kumva
twari tumukumbuye abakari yambi bitese cyane ari ngukumbuye twaraburanye pe umeze utese ariko ko tuburana ariko ubuzima hari uraho usimama ndamagara kuri telefone muri rero mwicaye ndazibabwira neza iho ukuntu nawe bakumbuye rero karibu mwani mwicaye turakoze cyane urakoze musanze rero ndi kunywa kaje ariko namwe kamaze nakahuje warabyibushye kumeze neza ntabwo byabura pe twari tuburanye pe twari tukumbuye nanjye mumeze mutese nese dia uragenda ugahera cyane naraheze ariko naje pe uzi ko watuma urukumbu ziri kwica abantu naje rwose twari tuje kugusura nanjye ndahari rwose reka nze mumeze mutese ndaho pe umva tubwira amakuru yawe musanze niriwe mu rugo ahangaha yego hari umumama w'inshuti yanjye wari waje kunsura musanze agiye twari tugukumbuye nanjye rero bakumbuye se nkuru zawe zagiye yewe zirahari reka nze mbanze ntabwo ndabona ntazi wowe ni nubwo ari bishyashya ahubwo yego amakuru mashyashya y'icyaciro tugukora ubanza mugore katwica akanyota nanjye rero ndaho musanze hari umumama wari waje kunsura nsa naho niri wahangaha musanze ariko akigenda musanze ariko agisohoka pe ni hano hafi yari amabwira inkuru ngo z'umukobwa we wamunaniye afite byinshi twatindanye yambwiye byose ukuntu ataha ibicuku ukuntu ataha basinze ukuntu ataha n'abahungu n'abagabo umva ngo ntarobanura icyo ngukundira ngo yaramunaniye rwose yambwiraga ati ngiye no kuzava mu rugo hari mute nigendere gusa ubugiriye ineza babaje mwakabyaramo cyase ni ibintu bya asa naho yarenze hano rero niko navuga abaturanyi nta n'umwe utamuzi rero nanjye yarabimbwiye yambikije akabanga ariko mwemereye ko nzareba yaribuze nyine nariko ntakunda ariko tujya tujya tukubwira icyo tugukundi unywa gakihari ibyo ni ibyo ariko turagera ariko kwa Museveni cyakoze uwo muntu usa n'uwumva mushaka kumumenya cyane umusore mwamahore nkamugirira ibanga oya mutubwire icyo mbakundira kanisomera ndakwiye ko mujya kwa Museveni kandi karawundi ni ikofi yanjye use mubabwire cyangwa mbere oya mubwire urutera amatsiko tubwire ikibazo tuzi ese mu kibazo none se ko mutangana shamana yanjye umva rero nkubwire mama kare mbese ibyo ngibyo biri mu byangenzaga byari bitumye nje no kugusuhuza urumva musaza wacu mukundana n'uwo mukobwa witwa Gihozo niyo mpamvu tubwiye tugatangara ngo barakundana ubu ngubu byari biri mu bintu binzanye bimvanye mu rugo ngo nze kugusuhuza nyine nasubira i Kigali nagusuhuje urumva ariko ntabwo dushaka ko bakundana pe turashaka ko umubano wabo urangira turashaka ko birangira rwose ubwo bakundana bati ngo barakundana bashaka no kuzabana mama Kariza rero nawe sisiteri urabona musaza wacu tubereye ikigo sharatunaniye pe uriya mukobwa mumazeho amafaranga kugeza inda ari Kigali agakora n'amata mama Kariza agomba kudufasha urugamba tukarurwana hazabona na musaza wacu shana kuri mama ko agomba kudufasha intambara tukayirwana pe niyo mpamvu twanyuze hano kandi tugufata nk'umuvandimwe wacu wa hafi ngo igomba kudufasha uriya mubano tukawica bikarangira